kugitangaje ngagiye kuza Kigali ndabinywera amazi batazari Kigali oya gusa yagonze kari impirimbanyi yes twongeye kubasuhuza mwe mudahwema kutwereka ko tuba tubanye namwe gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe ni Imuzi TV ni Raji nk'ibisanzwe hamwe na rugemo batinya rwanikwa rutafaruka n'abanebwe rwa mudacikwa ndi intore ya Kigali nitwa best manager cyangwa nite BBM B Bosco B best M manager Kigali baranze yego suhuza abantu nk'ibisanzwe uhereye muri mucyambye bareko base wana banyabo bana Uganda bana fe abarigana hamjambo tunawapenda sana watu wa Tanzania na Kenya mbote ndenge nini maramu pare Kongo Bujumbura amahoro murabavandimwe mwebwe naje twababeshya ubundi ni mwebwe twebwe turasa tuvuga kimwe ntatandukanira amoko turayahuje nibwo twebwe tutakiyagira mwebwe muri twebwe namwe ibintu by'amoko muzabireka ariko ntacyo bibaza nta kintu bibamariye yego reka dukomeze rero twita twanzika kuri ino nkuru yakasa mutwe k'umugabo wabaye ikirangirire avugisha abantu benshi cyane by'umwihariko Baritazari arya ni ngongo igonga Baritazari ngonga bamugize umwere kandi isi yose yarabimenye yego ariko ibyaha byose ni umwere twaje kuvumbura ko mubyara we ari we umuhungu wa president akaba ari vice president hamwe na mukaza ryugo yego urango umugore wa se wabo no atari nyirarume umugore wa nyirarume ari we umugore wa president ari we bari baramugambaniye bya hatari we n'umwana waje kumenya Baritazari ko na za video 400 ko shobora kuba baramubeshyiraga tutagera yego kuko nabo zigize zigaragara hagaga tu video dukeya ibyo byabaye mu social media bandika cyane ari kugitangaje ngagiye kuza Kigali ndabinywera amazi Baritazari Kigali oya aho mwana ngo tujyanamo neza ahubwo atakuniga kuko amagambo uvuze nago nje nduwo kuyashyigikira cyangwa ibintu mbinywere amazi none se bari mu Rwanda no ngamakuru noneho urumva Baritazari byabaye nagura confirmed ariko mutegereje Kigali sinzi ngo tazana Rwanda ya cyangwa ni ndege ariko bazazana ari ndege niba ari ya Kenya ndishije umutwe Baritazari Kigali Baritazari ngo munsi y'umukandara ngahakorera ikintu bitibikora Baritazari Kigali byacitse byavuye rerere ibyo iyo nkuru rero yakomotse nanye nibyo nari iyo nkuru abagore bo mu Rwanda bikize hamwe bose atari bose nagara abagore bose abenshi bo mu mihanda hano hanze yego cyangwa se cyana n'amakuru mo gukora mu bamotari namakuru mu motari ariko se tuji bamakuru mu motari tubo turavanga ibya Baritazari ko bibari bya Kedisi bya motari Kedisi na Mutabaruka baratandukanye barakubeshyaho cyangwa barambeye barakubeshya niba reka rero ngubwire ibya Kedisi na Mutabaruka yewe mumbwire ntabwo mbihamya niba ndabaza reka nyine ngubwire ibintu bya Kedisi na Mutabaruka jye bigereranya n'urugi n'ipata ryarwo nyamara aba bantu baratandukanye ayo makuru nayo ufite yo uyakuye no mu banyonzayo umva njewe ntago ndimo kubihamya yego ariko nkurikije ibimenyetso abagabo baratandukanye ibimenyetso bya mbere hari ukuntu nyine bakorana ikiganiro bashitingana bya hatarunga ngo boss wawe ceceka mvuge undi ateriko nanjye nakabaye mvuge ibintu nk'ibyo ngibyo bagangana kugira ngo baryoshye ikiganiro barakiryoheje icya kabiri Kenisa amaze igihe akora ikiganiro wenyine Mutabaruka ararwaye hari Mutabaruka atarwaye oya wenda ararwaye njewe nzandi mu modoka nze hano naje numva ikiganiro cya Mutabaruka wenyine ku kintu nka YouTube cyangwa ikindi kintu naje nyumva gishyashya se cyangwa ni amajwi naje nyumva nanakana kuri screen ndamubona ifoto ye avuga ngo menye ibyo mu Burayi avuga ibyahe makuru yahe avuga ibya politike he na he avuga ibyahe na he ibyo byo birashoboka uzaba ngo birashoboka wenda ni mu kiruhuko oya hari uburyo bakora bagafata igihe runaka bakabahayiriza ikiruhuko sinzi nanone izo gusoma inkuru ariko sinayikanze ngo nyumve yandika ngo biganiro ngo Mutabaruka yakozeranye na Kenisi byose ngo bagiye kubisiba oya nje nakubwiye ngo Kenisi na Mutabaruka ni nk'ipata n'irugero ahubwo reka twikomereze kujya Baritazari umbwira uburyo ngo abagore ngo bakoze campaign kandi mu by'ukuri bushakashatsi nikoreye ntabwiwe n'undi muntu ariko ntagiye nyine bigo mu matwi yanjye bingeraho ngabikurikirana umugore wese twaganiriye yarambwaga icyazana Baritazari hano ngo hari abantu benshi hari ibibazo ngo abantu bafite stress ngo abagabo bava mu mirimo bananiwe ngo bagasinzira ngo
ngo nyine hari ibibazo ngo mu mago none babarara bacu mu mihanda bo ngo bakiriye Balthazar yabaye intwari y'isi mu buryo bwo kuba ngo mu buryo bwo munsi y'umukandara ngo ni intwari. Noneho rero iwabo ku munsi bamufunguriye bataramufungura umunsi waba kumuburanisha haje abagore ibihumbi n'ibihumbi bose bafite ibyapa bavuga ngo Free Balthazar ngo free Balthazar ibya Balthazar ibyo wabivuga rero ariko nje hari ikintu namo kumva neza usibye ko ayo makuru nyine ndimo gukura mu maso nkabona neza ko yakomoye mu bamotari cy'abanyonzi nagara abamotari mwana ibintu nabikuye mu bantu benshi iby'Kigali ntago tuvuga ngo Balthazar ngagiye kuza ngo wenda ngo bire confirmed ariko Balthazar kabisa iyo uganira n'abantu cyane cyane b'abagore wumva bavuga ati baramurenganya none reka ngusetere bwa mbere asuye Kigali kuko ngo hari mu minsi yashyizwe reka ngusetse abagore bose ni kimwe kagira inkuru rero uwanje oya reka mabwira uwanje biriya nkore namuhaye inkuru ya Balthazar ndavuga Balthazar yarekuwe actually nago nasizemo ikiganiro cyane cya Jeji Gijigo avuga nyine ibintu bya Balthazar ko bamfunguye turumva aramaze ko Balthazar baramufunguye ndavuga ngo wow niko yasavuga avuga ngo wow wow kwizira ry'Imana numiwe n'ibyo navuga zikazwa turikuburi turyamye wese wumirwa kwa kundi nyine ushira telefone bluetooth kakavuga bavuga jeje haruko nagirijwe ryiza nyine tu yego aravuga ngo yabaye umwami muri Bibiliya bitaga Balthazar aravuga ngo bamufunguye ndavuga ni bamufunguye ako na Balthazar muri Bibiliya yari yoroshye ngiye kubona mbona araserebuye uramuvarye yanafarye wow mubonye ngaye noneho nawe atangira kunganiriza nyine ibyamukurikiranyeho atajya kumubwira ashimira umugore we ashimira umugore wa Balthazar ukuntu ngo yagiyamyanga abantu bamurekera umugabo ahubwo bakaba bamuhemba ngo yanejeje abagore babandi kandi abagabo babo byarabananiye aho kugira ngo bamushimire ko yabakoreye akazi batakoze ngo barimo kumutera amabuye ruba biranangaje ndavuga se iro twabanaga no sigikiye Balthazar oya Imana mbabare ngiye Balthazar simushaka Kigali ndacyari umujere sinshaka kuzahura n'ibibazo oya Balthazar sinshaka kuzagwa mu nkovu za Balthazar azaze actually bashakaga kugira ngo babwire ngene abikunze kuzaza ku munsi w'igitaramo cya Ben oya byari itariki yambezwe turi dabi hagashi byari ni scam yongiyo ni scam mu magambo itariki yambezwe itariki 25 nako itariki yambezwe kwa za 2000 na kwa mbere 2025 yego rero bari b'u Rwanda ngiye mbaye mbabwiye nimuticunga neza Balthazar akabageraho ubwo nyine mumenye ko muzajya kuba muri Guinea Equatoriale umva kandi rero amakuru yane numvishije burya ngo yari hari muri Cogama muri Cogama ariko ngo yari hari mu Rwanda yari hari nayo narayumvije yo narayabonye ari igihe nayo nabonye ariko amakuru y'ibihu hamwe numvira mu mihanda barambwiye ati Balthazar na hotel bambwiye ati yakozemo agashyi ngo wasanga rwose yarazituye abantu kagabo Balthazar ni umusirikare wa Diamond yego reka tumuveho rero twikomeza nandi bakuru yakaza Balthazar we umuvuga yamuraraho nago yamuvaho reka twikomereze rero ku makuru arimo kuvugwa hano mu mihanda ariko se mwibarize BBM best manager ubundi Bruce Melody wenda ko wandusha amakuru Bruce Melody arihe munyakazari Taiwacu yego Taiwacu Bruce Melody igitangaza ni munyakazi ako Melody shano muri ibyo mwiza yego muri ibyo mwiza byataye buragira voko afite kunaririmba afite kunari umuraro kandi umunyabwenge afite kun ifaranga rye ridatakara yego nyine hari ukunabizi bro tushimira so Melody rero urebye nyine ageze muri ya myaka navugaga y'ubunebwe oya roese ejo bundi mu minsi yashize twabuze The Ben Tiger B abanyarwanda baravuga ngo uriya muntu nagakira umuhanzi nawe ubwo wasaga agiye kuba nka Meddy barabiretse nago bagisha kuririmba ibiki n'ibiki oya ahubwo Melody we ubwe yavuze ko ari abanebwe na Melody nawe ubwo ahubwo yaje bishimanyira avuga ati bari abanebwe yavuganaga na Emmy Sinege yego we nawe wazanye iryo jambo ry'ubunebwe yabise abanebwe yego
abanza kubihakana nyuma agasa nk'ubyemeza ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Ariko ikigaragara ntabwo byari ubunebwe, ahubwo ni ugukura mu muziki, gukura mu myaka, gukura mu muziki, kugira projet nyinshi nini zibyibushye. Yego, birasaba wegere mikoro. Kuba uri umuhanzi, yego, wamara kuba umuhanzi ukaba n'umucuruzi ukagira n'ibindi bikorwa, niko bigenda. So buri kintu gihe umwanya wabyo. Buriya rero Melody uko muzi giye nagasinziriye. Melody ahubwo arimo gutegura projet wenda nini. Komikeka nagasinziriye, arimo gutegura projet nini. Ariko hari amakuru nanya mfite. Uzi ko hari album ye itarasohoka. Ejo bundi nizo kuva amakuru y'abamotari. Bavuga ngo Elementary album ye yanze gutanga. Yego. Sinzi no barabyumvishije. Ibyo nabyumvishije ariko nyine album yanze gutanga kandi babana muri rebe imwe ntiwamenya, ntabyo nzi. Yego. So byanze bikunze hari ibyo arimo gutegura kandi binini. Ahubwo amakuru magaze ya Bruce Melody nuko mu minsi yashize akimara gukora ya ndirimbo ari kumwe ifoto ari kumwe na BNM yahise shooting indi Kigali ari kumwe n'umuhanzi wo muri Nigeria bita hari undi waje witwa bamwita Ramwana umuhanzi bitaririmba ariko umustar cyane umustar cyane yatari nago yego ariko no muri Nigeria ntabwo namwibuka nta kibazo urumva rero byanze bikunze ashobora kuba hari ibyo aryamanye byanze bikunze abafite projet yazarire kuri kandi Melody n'umuririmbyi munini. Yego. Kandi na rebo ye nyine ntabwo yakwemera ko The Ben akomeza kubazitura kuko babahora nabo kugira ngo bagaragare ko batibeshe kandi ndi n'umukozi buri gihe hari Melody hari ibyo ahugiyemo, ariko ibingibi biraza gusobanura ikintu kimwe gikomeye nyine kukubwira. Biraza kukwerekana ko Ben atari umunebwe, ahubwo ko ari umuhanzi, kari cyo gihe cye, ko umuntu wese agira igihe cyo gupanga ibi, cyo kuba aretse kugira gutya, ibintu byose biha igihe. Yego. So ubu ngubu se uwavuga ngo umunebwe ninde tugereranyije muri aya mezi 3-4 tuvuze ngo ukora cyane ninde cyangwa se uri kuri chat urimo kuvugwa kuri platform ngaho The Ben arimo gukora indirimbo, arimo gukora ibiganiro, arimo gukora ibiganiro byiza biri class, unayungurura ukabona yuko ari ikiganiro kirenze. Yakoranye na Bascovia, akorana n'abandi, yagiye muri University ya Butare nabo na Bascovia. Yego. Ubuve ibintu arimo Jadoka Star na Kabendera w'ikiganiro gifite pate 3 amaze gukora ebyiri. Afite igitaramo arimo gutegura muri BK Arena. Afite ibitaramo muri Canada ashaka kujyamo. Asohoye indirimbo na Bwiza. Asohoye biravuga ko afite indirimbo na Israel Mbonyi. Biravuga ko hari abastari barimo Diamond cyangwa abandi bazaza Kigali ku munsi w'igitaramo. Urumva hari amakuru. Afite amakuru na Pamela ejo muri family zari zamusuye mu rugo. Aratwite. Nyine hari amakuru menshi. Yego. Ubu ufunguye imbuga nuboneho The Ben cyaba ari ikibazo. Cyaba ari ikibazo gikomeye. Yego, ariko Munyakazi we rwose ngarishe. Naho hari ariko byanze bikunze buri hari byo duhishiye. Yego, hari byo duhishiye. Wambwira nk'ibintu nka 5 ukundira Munyakazi se? Munyakazi byanarenga 20 ariko reka tuvuge bikeya. Yego, bishoboka. Munyakazi cyambere nyine ni Munyakazi ajyana n'ibihari kandi byunguka. Igitunguka arakireka. Tuvuge niba gufite witwa ntabwo reba kafite Coach Gael haje undi mu Pakistan mushaka agasoma kontra akareba akabona inyungu ziriyo akabona contract ifite kunwe yayisimbura yandike ikayigura yahita biva muri iryo joro. Yego, ibyo nanjye ndabihana. Sibyo? Nago mu gihe Ben atarakomeza Ben we yarindira mwabijyana mu gapfana kereka ushatse kumukoresha nkuko Gael yashatse kumukoresha. Yego, ubwo twite tuboneraho no kwita ngubaza itandukano nyine riri hagati y'abo bantu. Kuko Gael yashatse gukoresha Ben. Yego. Nibi byakoreshaga Melody. Urabona Melody kuntu Gael bambara amasheneti bakajya mu Hennessy bakifotora ni mu byana. Urabona ibintu nk'ibyo ngizo nkuru. Nago riri kuri uriya nago zaza. Yego, kuko iyo ritandukaniro rya mbere ryumvishije. Urumva rero ni naho mvuga ko Gael azi ubwenge. N'ubundi Gael afite ubwenge. Azi guhitamo umuntu bahuje. Yari yarahisemo Ben ariko mbere ntabwo yahisemo Melody. Yego, ariko Ben abona ni bahuje. Kandi ntabwo Gael yihitiyemo yayimiteyo na wa producer witwa Nuza. Uyu Medbeat. So nukuvuga ngo rero ikintu gihari ngiki. Ubu ngubu ko Gael icyo yashaka kuri Melody cyararangiye. Kuri Melody nukuvuga ngo cyamushakagaho yashaka kugira ngo naza hano tuvuge ngo dore Coach Gael najya muri ministeri Coach Gael najya kukabari Coach Gael yashaka brand ye ibe kandi icyo kintu kandi kwa Melody cyangwa kwa Ben cyangwa muri iyo saga yaba ari saga afite na Ben yaba ari mikoranire afite nyina Melody. Yego, icyo kintu rero kibyaza umusaruro uyu munsi niyo yafata Bwiza nako none sano ari ne sano ko nyonge ngo The Ben asobanukiwe neza yari niyo yafata ari ne sano yabaga Melody. Yego, urabyemera? Yego, afasha ari ne sano none umukobwa ure akamufata Gael
wabona ari desana Yego. cyane cyane ko ari desana arushimana n'abantu benshi yego arakunzwe arushimana abantu benshi aranakunzwe none kuri indirimbo z'abandi zitari izi z'abazungu mu bitaramo by'abayobozi nize n'ibindi bintu azi igifaransa ari hejuru cyane ari hejuru hakurya iriye yego urumva rero bafite byinshi so melody rero ntago ntekereza ko yaryamye ngo aryame kuko melody buriya hari ijambo yize kuvuga kera nibuka yego yize kuvuga baravuga ngo guma gumitera umwaka uyitwaye ngo uyivuyemo wese agira ate aracupira cyangwa nagacupira abivamo abanyira akajya mu bindi bintu akirara so we yaravye ati ahubwo nibwo ntangiye kandi uyo ngibwo nubwo yabivuze icya kabiri wavuze ngo mukundira iki nkunda kuntu ari umunyamuhate akunda kwiga nk'ukuntu yafashe umwanya babaho nta cyongereza azi akihiringa akagera aho yicara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere ya pano y'abanyabwenge akavuga icyongereza kandi akakivuga pe kandi cyiza akabasha kuzenguruka mu interview muri Amerika mu radio n'ibiki akajya mu za Nairobi hehe na hehe urabona n'umuntu w'umwihirinzi cya gatatu ari Dabuta akaba yajya gushaka kurabo Kenya Uganda iki niki za Tanzania icyaka ni rero nkunda kandi ntabikunda cyane ndabikunda ariko abikora nabi uburyo bwo guhangana cyane cyane n'umuntu usa nk'umuri hejuru ho kugira ngo ariko zamure izina rya titaye ariko ntukambwire ngo umuntu muri hejuru rega wese wabwirwa n'iki ukuri hejuru mu gihe wowe ubona atakuri hejuru ibintu bihari birigaragaza wowe ubona ko akuri amuri hejuru ariko we ntago ariko abibona nyine ariko rubanda ruravuga ruragaragaza no kuvuga ngo uzabibaza ninde uko byagenda kose wowe fana ugendeye ku myaka hoya ntago ariko fana n'ibyo kubyanga no ureba ufite impano reka nkwereke ureba ufite impano ndi ibintu byinshi ariko impano yigiriye akagahe impano ishobora no kutabiya mbere ukareba iki ushobora kureba discipline ntabwo uvuga ko atayigira unyumve neza uravuga ngo ikigaragaza umuntu nyine ngende bakubwira ikigaragaza umuhanzi ni ikihe kintu umufana ugendeyeho umuhanzi ntabwo umufana umuhanzi ni ibintu nka bitatu bine yego icya mbere haza nyine hari impano niyo ya mbere ubuzima busanzwe mu by'ukuri impano ariko arayifite The Ben afite impano arayifite yego ibyo cyo turaho zose ni nziza so ariko nanone hari ibintu biba hano hantu rero reka nkwereke urugero ushobora kuguha nk'umuririmbyi yego tuvuge umuraperi bamwitaga Nekidike General reka twivugire diplomate byibuse bitworohere diplomate n'umuvugo uraza kuba utavuze ubishaka okay general hari irindi yitwa Nekiji niyo ko nyine uza ubaririye parire uramwibuka yari ateye ubwoba yarushaga Riderman hana hehe ariko discipline ye ya Riderman nabo zazimeze kimwe yego Riderman yarazi icyo ashaka ariko melody we ninshakura ntago utakumgeranya n'ibyo bintu nanjye ahubwo ndimo kwibaza ko watandukiriye cyane cyane shaka kuvuga rero turi kuri discipline n'ubuhanzi sibyo so oya mu bintu byose nyine discipline irakonta ibe football irakonta ahantu hose icya kabiri hari ikintu gisa nk'uburere kirazira mbonera mu bantu cyangwa kirazira ujamo kirazira uraryumva kirazira n'indangagaciro kirazira kuba warya ikigori mu muhanda cy'imirongo ugenda urumva ninde bikora hagataho nyine nakubwiye ibintu kirazira kuba wavuga iki n'iki sibyo yego kirazira kuba wagira gutya ntago navuze ngo uyu nguyu niwe mwiza cyangwa uyu nguyu so twikomereze rero so melody rero ari hafi kuza kadukoma ni kubyizera azaza ntago yagenda yego ariko icyo nzi cyo azaza agiye gusana ibyo amaze iminsi atarimo kubaka cyangwa se ibyo yubatse nakomeze kubisigasira yego reka twikomereze ku iyi nkuru rero yakasa mutwe sha umva ngo mwami yimwe iki yimwe amata nibyo amashyi ayahabwa niko babivuga sinzi ko bivuga ngo mwami ngo yimwe amatwi na amata bivuga biranye nago bizi neza wenda nago ndimo kubyibuka neza reka rero nivugire ku muntu mwasuzuguye ngo muramujugunya none ubu akakaye yibere Kampala kandi arimo kuranga ibitaramo birenze ngo ni Michael Jackson waho uwo ni ndetse kandi nizaro ko iyo muze ngo ni Michael Jackson waho nago wagiye kumbuga ngo urebe twasuzuguye kibera Kampala aho byaza ariko gusuzugura ntago bivuga ahubwo umuntu wibera Kampala ndamuzi avuye muri muza yahinduye showbiz yo mu Rwanda ahita yimurira he Kampala ni yagubwo yagongoye rero the conduct yagize Jackson hariya mu Buganda bya Jackson simbizi gusa yagonze ko ari impirimbanyi yago ni Starboy kabisa
n'indwanyi nawe nagashirayo kandi Yago yakoze byinshi ngenda mwibuka ba radio na Wizo baza hano mu Rwanda baka miliyoni ikindi gihe na ba Wizo n'ubundi n'abandi abahanzi bo mu Rwanda yafashe benshi ngenda abonye atanga za miliyoni aziha abantu uriya mwana ahubwo naga abantu bajya barashima sometimes bakayamushimira ikindi Yago ubugande ubwo rero ushatse kuvuga kakakase kaza neza ngabo umwami yahaye amata nibo bamwimye amata nagiye mbona kabisa ukabona baramwirengagije ariko iki kintu kirimo kirarangira kandi yabigizemo uruhare shaka tunamushimira Yago yagize uruhare rwo kurwanya ibintu byari byadutse kuri social media arasara avuga ibintu bamutera amabuye ava haravuga ngo ndahunze abikoramo n'amakosa amwe namwe yasabira imbabazi nyuma ariko ibintu byara baza kubigaragaza nyine byaraza birazenguruka bamwe barabifungirwa abandi barabihumuka ku maso bakurikirana ibintu bamwe baravunika amaguru barahunga abandi habaye ibintu byinshi abandi bagore bacaranye abagabo babo abandi abagobwa barabaraperi nabo batangira kujya ku media biracika birataka Yago ibintu biravurunduka barikiriki babizamo ejo bundi byabamedi bifungisha bafata ariko we Yago vuruguye ipfumuye ikintu kinini nuvuga ngo nyine Yago buriya ibyo yavugaga we yarababaye ngo yarakorewe akarengana imyaka 4 ngo ariko ngo yafunguye ikigega rwose ngo abantu bose batabamenya ribu ngo yese menya ibiri muri showbiz handi bibwana birarwijagura uyu mwana w'umuhungu urabona yihataba yisaga ngo agiye Uganda menagura ibintu narikure bombe yego ubwiza ukuri ubwire ibintu bitakabaye byarabaye ubu nago ubwire ingaruka zabyo yego ubu ngubu Isimbi TV yitwa ndiharye Sabi nago yakabaye yari mu ni nk'ubuhungiro ari mu buhungiro niko nabyita dore ubundi bintu nuza yakoze dore Yago ibintu yakoze Yago yatumye Isimbi ajya mu buhungiro anavunitse nanone saga ya Yago ituma Isimbi aza kuri kamera isura tuyibona ubwo none umuntu yabagazi Isimbi ariko atazi umurungi amwumva gutyo nyine nkuko wumva aragiye ariko utaramubona ivyo rero byatumye gukubita bombe harya ngo ngarekuye ki arekuye ngo bombe ngo rokete byatumye Sabe aza kuri platform ari yigaragaza noneho mboneraho no kumushimira ariko ntagire rwose ni umunyamakuru w'umuhanga na Yago nuko ariko ibintu by'amatiku mu kazi ntago bijye biburuzi ko ari igihe twaduturanye dukora business imwe twazadushwana ariko tukabana neza cyane yego ntagire uvuga unde nabi ariko mu mutima nyine nawe urabizi ko nabantu duteye yego ndumva iyo nkuru twahita tunayisoreza aho ngaho twahita twifatira indi iyo nkuru tuyisoze Yago afite ibitaramo byinshi ejo bundi aricyo yakoze Kampala we arimo gukora ibitaramo Kampala afite Mbarara ejo ku gatandatu tugira ngo ari ibitaramo afite Mbarara kuri university ya ku ishuri ryaho kandi akora ibitaramo byiza binahenze muteze kandi ibitaramo bitoya nagari bimwe byo mu kabarika nagari bimwe bya karaoke kandi kigaragara mu mezi 3 Yago Kampala araba yifite ari umwami ubu yabaye we noneho muri 3 agiye guhirika abanyakampara aho inama na Yago Yago nazaje Canada bimwe njya numva no mu Burayi azigumire Kampala arya amafaranga ya YouTube akorere Kampala akundwe yubaka ibikorwa bye Kampala ni hafi mu Rwanda ntaca hafite mu Rwanda azakisamo yambuka sure nyina na se Tabagwe yongeye isubirira Bugande dore ko bazahafa yego reka wenda iyo nkuru tuyisoreza aho ngaho reka twigire kuri no nkuru yakasa mutwe bantu mukunda football akenshi bamutegereje kumenya ngo bundi muri champion y'u Rwanda habamo match imwe oya na ebyiri habamo match ebyiri yego iyo zitabaye izo nta match ziho zihari zirahari pe nje ndimo kuvuga match we cyeka ari urimo kuvuga imipira okay ngambwirira match imwe twumviye we uvuga imipira nje ndimo kwivugira okay nachoza mbwira match mu Rwanda haba match ebyiri match ebyiri ni mu Rwanda iyo hatabaye match ya Rayon Sport na Kiyovu Sport nazindi match zo zabaye Rayon Sport na Kiyovu Sport yego nazindi match zo zabaye nanone mu Rwanda iyo hatabaye match derby yakasa mutwe ivutse vuba ishobora kubimaza imyaka nka 30 sinzi urabindusha ubwo iyo mvuze hafi aho ngaho nawe urabyumva ni match ya APR na Rayon Sport iyo ni nayo match rero nshaka kuvuga ko Rayon Sport buri match ebyiri zirimo zombi iyo nukuvuga ngo icyo numvishije uri umufana
oya ntago ari ubufana yari umufana none abantu bajya muri comment batubwire muri matches aperi kinye na Kiyovu n'umukeba wayo se hari ubukeba burimo iyo ni derby nago se oya nyine mo kureba derby ubukeba none derby ni iki si amakipe birahanganye yego none se ubwo Rayon Sport ihanganye nabiri kandi Rayon Sport yihanganye nuwo ngo ubundi bigishyushye bikiri mu mavuta Rayon Sport yabaga ihanganye na Kiyovu bikiri mu mavuta ibyo se muhe mwaka mu gihe cyashize utaravuka wowe oya ko se wowe kurimo kungira gutoya cyane utaravuka uravuga ibintu utabonye ariko okay nabyo nabonye ariko se social media zibereyeho iki social media kandi zari zitarabaho kiragiye ari kamera za black and white narabirebye nabyo nwese ibyo ntabwo byanyeretse amashusho kwa namenye ko ari Kiyovu Sport ngamenya ko ingiyi ari Rayon Sport hari iki ubwo derby ya Rayon Sport ni Gasogi ushatse ariko urumwemera Gasogi ese tuzajya kureba imace kamubwisukuri nje mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntabwo nkunda umuntu wicara imbere ya kamera yanjye akabeshya ibyo bintu namakoza ese Gasogi urafata umwana ukivuka umva ucyambara ucyambara pampa natwaza kangubaza Rayon Sport imaze igihe kingana giti Rayon Sport yihoreye wensubiza ikibazo ngwajije turavuga wayihoreye kiri mu kurutizi zose uzi ntabwo ruta Kiyovu nyine irimo kuruta none se ndavuga ifite imyaka igahe ni urugereranyije ntabyo nzi 60 na ariko irashaje nta kibazo 60 na Kiyovu yawe hafi rindwi Kiyovu noneho tujye kuri apera ahubwo apera imaze imyaka 30 yego nukuvuga ngo rero kandi ngo ni derby none se urumva ko kumwana wero umva se umva impamvu iba kuvuga bihuriye sobanukirwa impamvu iba derby uzimamvu none se Everton rindira Everton nanuza na Liverpool zaziye rimwe zose ni zacera ariko ni zacera ko nabo zaziye rimwe Liverpool ruta Everton ahubwo impamvu avuga ikintu ni yarakantu kandi bujisha ariko nta kibazo okay impamvu avuga ngo Liverpool ni derby bakavuga ngo ni Merseyside derby nuko baba mu mujyi umwe bahanganiye umujyi umwe rero amagambo n'ibikombe turabizi ko ibikombe byinshi bifitwe naki nta PFC kandi maze imyaka mikeya kuri ibyo ni ibintu bibaho ibyo ni ntose kamubwira ubu ntabwo dushobora kuba tuvukira twaravukiye rimwe ako gasanga wori muremure uri munini uranabyibushye nyine usa neza ugenda uruzingo hanyuma ngubwo ikipe nziza nihe muri izo na ikipe nziza ni ikipe izwi n'abantu benshi gikundiro sha ariko mana gikundiro forever ariko hari ukuntu ureba akabara iba yambara hari ukuntu yambara akaruru ukabona ikiza hakera abantu bose ikibazo cyare yose nta kibazo cyaye ahubwo uzi igisubizo cyare oya reka ngo ikibazo cyare ikibazo cyare ifite jezi nziza ugiye kukigira igisubizo cyayo urakoze ifite jezi nziza ubururu n'umweru ariko bagiye kugica bashyiraho inzoga hano ase inzoga se no kuvuga ngo se ubwo abasilamu reka nkubaze ikibazo cyanjye inzoga ni umuco nyarwanda cyase inzoga ntago ari umuco nyarwanda aperi hari ibihugu bidacuruza inzoga ngo ndakubajije ni oya se itundi yajya gusinira yose manzubiza ikibazo cyanjye inzoga ni umuco nyarwanda cyase umuco nyarwanda inzoga ziri mu muco nyarwanda cyase umuco nyarwanda naziri baravuga inzoga ingwebwa n'imfura yego nayo n'imfura inzoga nk'umugabo n'imfura nayo ikangwebwa n'imfura rero ucyumva ijambo inzoga mu muco nyarwanda mana yanjye ariko Rayon Sport none se Rayon Sport yigeze kujya gukinira hariya mu Barabu bayibuza kwambara jezi zayo ngo nuko hari basikorora nako hari inzoga nyine barabibabangamira hari naho bababwiye ngira ngo babikureho kubera bitemena barabyihorera nyine birababangamira tu baramaze umuntu akomba ko okay none bajye bakuraho na rya cupa rya Coca-Cola ariko wenda hazamu wenda reka bazakure hazamu wenda reka ngira icyo hazamu ariko se ifarini uzi ko ku isi yose gusa abantu barwaye nuza isi yose barya ifarini none se isi yose abenshi 5 ni bamwe inzoga ariko ibihugu by'Abarabu ibihugu byinshi tuba turi mu mahoteli handi hajya abanyamahanga natwo duhenze cyane uzayibaza bagiyeyo yego uzabaza abaherekeza Amavubi yego ariko we kuki Amavubi bayise Amavubi uzi ko nakiza kivuba inzi mbabarira je nakiza kivuba inzi ivubi ryamuna akabyimba mu maso ariko niba yita n'inzuki niba zikagira ubuki mubwira impamvu se bayise Amavubi ingagi barazisura musoni impamvu bayise Amavubi Amavubi na ka insect
kihuse kari vuba vuba kihuse kandi aho gafashe kahasiga iki inguma kasiga inguma ariko ntago ryica n'uruburi hariya barwita uruburi ntago ryica ariko risigara hehe urutse bayita insana naho se ukumva igihe kingana utera none karakurya kugakira ukanywa kinini cy'uburibwe rero muri football rero bishatse kuvuga ko muri football n'ubundi ni fair play ariko reka nkwereke ubundi iyo bavuga ikintu bavuga n'agaciro kacyo sibyo yego tuvuge ukisi wenda nk'igisamagwe wakuva ko ari igikoko giteye iki ubwo uyishe nka simba n'intare n'urukoko wanajya mu kirarugendo ugasura kinjiza n'igihugu abantu rero bayise Amavubi bafite impamvu banditseho noneho iyo bayita wenda urabona nk'agakipe ya Musanze yitwa Gorilla yego nka Gorilla ni urumva ko ari izina ryiza ni ingagi nyine zinasurwa so iyo bayita wenda nk'inzovu asabira Gorilla ni Musanze ra sinzi ngo niye he ishobora kuba ari Nyamata niba nibeshye nanjye wapi Nyamata Bugesera za Bugesera yego za Bugesera ishobora kuba ari ya Bugesera oya Bugesera timu irahari Bugesera FC ese ahantu hashobora kuva ikipe imwe wumvisha ari ya Bugesera oya ndavuga ntabwo Nyamara ni yepfiri Musanze ko ariyo Musanze FC hariyo Musanze ariko ngira ngo niyo ngene ni hibi cyangwa se no kuvanga bahamwe nibitaba Kigali iba Musanze ni kimwe muri aho ngaho abafite amakuru baraza ko ya Haji Yusufu uyu Haji se wabashafi uyu uyu watozaga uyu wari uhagarariye hari giriya kipe acho Haji yari umuntu ukomeye cyane muri Rayon Sport na Kiyovu rega oya Haji ntabwo yafana amakipe abiri yari umureyo mbarazo uvuga Kiyovu wowe uramwita na Juvenal ayiwe iki afite ikipe yaguze yo mu cyiciro cya kabiri yihari oya afite ikipe ni bagiye kuntu bayita bari nguki United zima kantu ka United ariko nagari gasogi United oya nayo ifite amakano ka United United ni yishe na Manchester ni United yego ifite amakano ka United ni cyiciro cya kabiri hanze fana amakipe abiri yego mu Bwongereza fana na Manchester United yego Manchester United yawe muri Espagne waboje ko yasazira banganyije n'akajipe ariko kumbe bananganyije yabanze gukubita igitego mu munota wa mbere Rashford yari yagisizemo ka gahungu baza kubishura mbona wa mutoza ari iminwa so fana Real Madrid kuva kera oya abone sa ufana neza cyane so mu Rwanda rero ufana nguwo abameze ngaho yigeze gufana Cristiano niwe uhurira kuri ayo makipe Cristiano numva nyine nanamurota yego sibyo navugaga nyine n'ukuntu urumva Ten Hag cyatumye mwanga kwanza cyambere yego kwirukana Cristiano nyine na match najya kuzireba arangize none bihumira ku murari yirukanye umutoza umuzamu witwa David De Gea nanjye aho ngana se mvuga ariko none hari umuhungu wundi wagiye muri Dortmund umwongereza yewe utamumbwira bamwita Sancho none ameze nabi hariye uzi ibintu arimo gukora muri ya kipe Dortmund urumva uriya mutoza Tony hagaragara azi kureba ndamureba n'abandi kandi n'abandi wagira Man yagira Ferguson wagira Man yagira Cristiano Ronaldo ba Rooney urumva ko Man nanjye niyo kipe n'ubundi musanzwe okay twagiye rero nukuvuga ngo rero uzabufata twaje gusimba tuve mu kubyareyo na APR so wowe uzabufaniye muri no derby regiye kuba match ya Kasamutwe ngiye urabizi nzabamagaze ku ikipe ya Rayon Sport dore ko tunameze neza dufite ubwishongozi nzabamagaze kuri APR FC yego ubwo abareyo baba kan subscribe aho n'abaperi bakandi noneho tuzareba uzatsinda gusa ngiye fana APR FC ariko mu byukuri ngiye nuntsinda icyo gihe uzagura ukananye nzagura ni ariko ngiye cyo nkundira Rayon Sport reka mvuge urukundo rwanye na Rayon Sport ukundira ki Rayon Sport gikundiro disi we yego reka gikubwire kandi ntaryi y'ururimi Rayon Sport nyine yikonje football bikonje yo mu Rwanda yo yatsinze mu bantu bafite ububari haramije baracuruza abantu bose baracuruza ahantu hose abantu ubona umotari uwo munsi ariko hari ibibazo bihaba amotari bakora accident nyinshi nyine ni ibintu bigomba ari ibintu bihari so irashyushya champion n'Amavubi imeze neza na APR imeze neza Amavubi abakomeye so amakipe yacu yabagameze neza ariko APR nyine gatsindareye yego murakoze dusoza ikiganiro cyangwa hari icyo hari uri bushimira ndashimira abantu basohokera Kigali Vibe Lounge dufite sauna dufite massage dufite swimming pool dufite akabari keza tugira ikitwa special Sunday aho buri cupa ryose uyiguza amacupa ne tuguhira ya gatanu ubwo ni buri cyumweru haba hahiye ko n'indi minsi yose bari bon yego so munagire amahoro y'Imana
yego rero mukomeze mubane natwe mukana subscribe ku Umuzi TV ibiganiro byacu byo nakagaruka. Salam shalom. Amen.